Tarakiyenda gifite urusashi. Urakibonye? Mariya ababosi se bagiye kumajombura. Rero tuvugane. Ntabona kino kiyede se ngiye kukiruhuka. Maze iminsi 3 najya no kwimana. Ya ku mafiriti n'inyama nk'izaba bosi bari. Gibatsinda nk'abandi bose. Akanabo ntajya. Nikunyuza akabuga. Ahambere. Maze iminsi 3 najya no kwimana. Nose tubigenze gute mwana? Mana yisi nisho. Iki? Kandi bisaba kuyaberanya gukaba yende bagucisha mu ijisho. Reba nk'ibyo byanwa biye. Ahubwo n'ibyo byanwa n'ubundi. Ibyo byanwa n'ubundi. Ubikubisa mu mucaga. Gibatsinda nk'abandi bose. Akanabo ntajya. Sema mfirifiyeri. Akara. Urasaza. Wowe kutajyayo? Ngewe. Ngewe kunyangendeyo. Naconga nakari kurya n'umuneke nkakarira. Uzibuta ejo bundi kwa gatatu. Nabonye umujyama afite amandazi. Ndamwambura. Tarakiyenda gifite urusashi. Urakibonye? Uretse gato. Rezi baducyuye. Business igenda gutasha. Cyane hari Za mashini zabaga iburayi so warazizanye. umva. Zaraza cyane vuba. Pozigera saa 8 ntago nabasha guteka kasa. Kanjyama hasi ntabwo isaha nateka ngo ngabe nkundire. Nataka amandazi. Naraziza. Ariko uzahe n'abantu akazi nk'abantu baba bari kugenda babunga bambaye ingofero n'amajire. Cyatangiye kuyarya. Kandi bisaba ngo kwigira abaherwe. Ariko nyine no twagwinza dufite mwaka. Uretse mbonyaje. Mbe akora urbenya. Umuntu samwana ngo nibwaje muri pause. Amandazi nta gacyayi ariko nta kibazo. Ntaduhemba nzakinywa. Mwagize isaha nateka ngo usubire mu kazi. Kandya amandazi. Ni nafata mu ndasha. Ba kapita bigiriye mu mabyeri n'amafiriti ariko nta kibazo. Imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuroka. Ndya amandazi. Agiye nanjye mu mafiriti nzahagera. Egere hariya hirya. Katumekazi. Atagiye kugenda. Naze rwose ni kubona. Twamuregeye. Umva unakeneye akazi? Wewe sifura. Umva mugabo. Ukeneye akazi? Mariya ababosi se bagiye kumajombura. Rero tuvugane. Ntabona kino kiyede se ngiye kukiruhuka. Enda bankiza naye amandazi. Wanyarukije mugabo niba ushaka akazi. Ajya ku mafiriti n'inyama nk'izaba bosi bari. Salama babu. Saza imeze gute?
Mukiyede hariya hirya. uri kiyede yagira hino gato Turi muri pause. ko ugira ubwoba Turi muri pause. kagiye tukubwira ariko abakene mwa Turi muri pause. uretse gato ndende iki kintu harya ni kimwe mwambara kijya Umwenda w'akazi. mwenda w'akazi uri umufundi cyangwa uri umuyede uri umuyede agataho rero kuno ry'amandazi yonyine se harya gahoro agataho ngaho rero kebwe buriya uyu nguyu afite indege zigenda zitwara imizigo i Mombasa na za Kenya hose no mu bindi bihugu bya hafi hano muri Afurika uyu Ate kuva ko mugiye kumpa akazi. itonde ariko amafaranga afite yabonye umuntu yizera muri business ashobora kugufasha ariko ubundi ibi bintu uri kurya byuje ubuziranenge Amandazi. reka turebe bigura ngahe Amandazi. reka turebe Amandazi. igendo Mwe mu makazi. ngewe umuntu umva sinanakwana n'umuntu ubundi ni ukuvuga ngo ibi nawe minisiteri y'ubuzima ibintu ubundi by'imyanda Amandazi ya. tonde Mwese si mwari mugiye kumpa. tonde reka bande mwe muvugana n'uwo mukire mwe muvugana ndaje amandazi ni mugenzi wawe twakorana amandazi ntaki umva tuvuga nitaguha akazi wowe nawe atubwiriwa atubwiriwa tana rimwe ngisubiza yewe tana rimwe ngisubiza ahubwo mugenzi nawe Chiro samwe ko nashonje kamuveke warimo haze bazaribwira ugiye gukora ubuyede nishaka gito isi birangiye atendere Chiro so bari kurujijisha nashaka za bibeze birande yako tutangije obotu yes Okay, dusanze bya bintu bituje gusikanyange ese bitariko mbona bangu babitaye abandi bakire bagenzi bacu bashyize muri laboratoire basanze wari ugiye kurwara indwara ikomeye cyane Amandazi yanjye bana. basanze indwara umva ahubwo kwako ngiye bamu Akazi murampa muzajya mungaburira iki uretse ushaka ko ufite n'izindi ndwara arimo ku n'iryo kintu bakikunya katurebe ushaka ko ufite n'izindi ndwara yewe umva yewe iki mwabwiye ko mugiye kumpa akazi. turakaguhereza ariko minisitiri w'ubuzima batavugane n'uno mu boss mugenzi wanjye aba kujya tumushakira akazi ngo insana iri kwishwana cyane kanamo no kumusaka twawe n'amafaranga afite cyo gahorotse ibintu by'ibirasa muri cyane aho mama wacu wenda mwabisenze bose mubwire ese yandi yose wayamaze yandi ko yandi yandi yarwanga yandi yo nasanze burya ari ibintu naramwe ibintu by'ibisimba ya darakantu nkuyemo akazi manekana nani cyakora mayi tugiye kumwigisha tabiyo yake oye zazi zarwaye baje kundera nani mana zarwaye basimeho rimwe basi yararwaye ahubwo bamuze ko twamwatse aje ibintu by'ibirozi ariko ibintu by'ibyaruka ko mugiye byana ko munarya tsamba bare basi ndebe kamwe basi kamwe konyine uzajye muhaga no ku mafaranga utazazana ibintu nk'ibyo ujye muhaga basi kamama guteza umuheda amenya ko twara amandazi yo tukiruka none cece kareka wajya guteza umuheda amenya ko twara amandazi agwa mu cyangwa ari yewe wese yose ari na cyasa cyara ari mu byose najugunye nako natereye mu cyangwa orambe hehese kutije ko mujyana oya
Nijya kunyeka wowe. abaze bundi ya misoro yacu bamujyana yo kumureba mu mujisha ariko icyo kitabazagitobora mu no mujya kigali kakaweye uno kwana na business gahunda nuko uzi inzara mfite. genda yewe nuko babona bagenda bambaye neza naho nabi inzara akanirinde iryo bata akanabisigaye nkaryo nako batakankura ubuse amandazi yanjye barayariye bambaye neza ngo bagiye kumpa akazi mu mujyi ntibakira ariya makote hasi ngo baze bakore ubusa akazi ka nyuma ya saa sita ndakabasha koko bambaye amakote bandiriye amandazi ngo bafite amakampani y'amadege akosha uretse sindabura aho mpurira nacyo kimwe nkagikubita ipiki mvuye mu kazi cyangwa nkagikubita igiti ubona byambaye gusa uza aho birengeye ariko sha n'undi munsi ajya nzahura nabyo nigire mu kazi imana izampa amafaranga gure sejo bundi bakaduhemba ariko nanjye nari naririye mu nzira ajya mu kazi ntakererwa boss akananyirukana Amandazi aryoshye yavana mu kibororo. mambenyu adacyasi Kirashaba. Muremere sha muremere. ndemeye gusamusana Muzo njye ndimo kamera njyewe. Nabyikorera ngiye ngo yatashi njyewe. Iki ni kibazo cy'amazi nzayigura bikugora. Usaba muheba. Ikibara cy'amazi. Nigije. Icyamazi amuseze kigali atari. ni umugezi imana n'umushaka mpakanye Sira ubundi bigeza ku munwa neza. Ndakubwira kabira. Ahambere